Twongeye kubaha ikaze muri zahabu ya Twese. Turakomeje n'amarushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu buhinzi mu ntara y'Uburasirazuba. Imihigo irakomeye kandi irakomeje. Turacyari mu karere ka Ngoma. Uyu musore yitwa Adrien, ni wo mu murenge wa Karembo, akagari ni Nyamirambo. Ubuhinzi bwe abukorera mu mudugudu wa Kivuga Ngoma iyambere. Afite imyaka 29, yatangiye ubuhinzi afite imyaka 25. Ubuhinzi bwe abukesha byinshi, harimo ubutaka buzakorerwaho ubworozi bufite hegitari 6. Ubworozi azakora ni ubw'ihene. Ikindi ni uko bagenda afasha urubyiruko kwinjira mu buhinzi, aho abaha imirima bagahinga bakagabana mu rwego rwo kwivana mu bushomeri. Kurikira ikiganiro wumva urugendo rw'ubuhinzi bwe. Twongere tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni zahabu ya Twese, nkubwira ngo ngende Imana ya Jean Paul. Kuri uno munsi nanone turacyakomeje n'amarushanwa yacu. Amarushanwa ni amarushanwa y'urubyiruko rw'iwacu. Urubyiruko rw'iwacu ruri mu buhinzi n'ubworozi. By'umwihariko reka nkubwire ngo uyu munsi turi mu karere ka Ngoma. Turakomeje n'akarere ka Ngoma, ariko none ibyo nabonye ahubwo ibintu ni byiza gusa, no kuva mu bwiza tujya mu bundi, kubera ko ubuhinzi none nibwo mbonye ko hari urubyiruko rwakataje mu iterambere, rwakataje mu gukoresha cyangwa se rwakataje mu gukura amaboko mu mufuka rukajya mu buhinzi. Aha turi mu murenge wa Karembo, turi mu kagari ka Nyamirambo, turi mu mudugudu wa Kivuga Ngoma iyambere. Ariko none ibyo tugiye kureba ubuhinzi butandukanye. Hari inyanya, amashu, ibitunguru, mbega n'ubuhinzi. Umusore tugiye kuganira ni Habumugisha Adrien. Habumugisha Adrien yatangiye ubuhinzi bwe ku myaka ya 25. Kuri ubu afite imyaka 29. Reka dutangire atubwira byinshi, ni iki cyatumye abasha kwinjira mu buhinzi, ni iki cyamuteye kumva ko yafata iyambere akajya mu buhinzi, yewe noneho amaze kwigurira ubutaka bwa hegitari 6 azakoreraho ubworozi bw'ihene. Ese wowe urakeka ibyo bintu bitarenze? Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Habumugisha Adrien, tumaze kuvuga ibigwi byawe muri make. Ndagira ngo none utubwire Habumugisha ni muntu ki, utangira ubwo uratangira utubwira nyine Habumugisha ninde wande, nawe wivuga imyato. Kubu ngubu noneho dutangiye amarushanwa yacu, kandi ntuzaba mu rushanwa, ntuzi ubutore bwabo, nawe ugomba kwigaragaza nk'intore. Okay, je Habumugisha Adrien natangiye ubuhinzi mfite imyaka 25. Ubuhinzi mumazemo imyaka 4, imaze kuza 29. Natangiye ubuhinzi ntangiriye ku murenzo mutoya wo mu rugo, nkora ubuhinzi bw'imboga bw'amashu. Ubwo buhinzi bw'imboga z'amashu maze kuzihinga, akaro gatane nahinze kangana na ari mweya. Ubwo ngakora ari mweya imwe, ari mweya niyo natangiriyeho. Mweya ni ukuvuga ngo ni ubuso nyine ni ubutaka butoya. Ni ari mweya. Hanyuma nsaruramo amafaranga afatika. Icyo gihe nari nkiri umunyeshuri niga primaire mu mwaka wa 6. Ubwo nkomeza kwiga ngeze mu wa 3. Ishuri ubwo ruko ngo nyaciciriza aho ngaho, ndaza ubwo nkomeza muri bwa buhinzi. Hanyuma gatoya ndagira ngo mbashe kumwe mudukurikiye kugira ngo muze kugenda mwumva ibigwi by'umuntu ku wundi, ndetse namwe ubwanyu mushobora kwitangira amanota mukavuga muti uyu muntu koko afite ahantu yaturutse, afite naho ageze. Aratubwira ati nahereye kuri ari imweya. Ubwo nukuvuga ni intambwe 10 ku 10. Ariko none uvuze ko iyo ari watangiriyeho wakuyemo amafaranga afatika. Turagira ngo niba urimo kwivuga imyato, wivuge n'agaciro kaya amafaranga wakuyemo kugira ngo twumve ukuntu wagiye uzamuka, unatubwira amafaranga watangije. Okay, no kuvuga ngo amafaranga natangije kurebana na bari abagabo badukurikiye. Amafaranga natangije mu by'ukuri kuko na umunyeshuri nta mafaranga nari mfite, usibye umukecuru wamfashije akampa amafaranga yo kugura umuti. Icyo gihe imiti ntago yari ihenze cyane. No kuvuga ngo amafaranga natangije yari amafaranga 12,000. Hanyuma nasaruraga njyana mu masoko hano hafi iwacu i Karembo, kuvuga ngo umufuka nagurishaga amafaranga 6,000. Hanyuma no kuvuga ngo nasaruremo imifuka 7. Imifuka 7 amafaranga nakuyemo yose ndayazana nyereka umukecuru. Ubwo ro kuvuga ngo imifuka 7 y'iki? Imifuka 7 y'amashu. Imifuka 7 y'amashu 6,000. Ubwo ro kuvuga ngo amafaranga nakuyemo naraje ndayegeranya, ntangira none bundi bushyashya kuko nabonaga maze kubona amafaranga. Nari maze gukuramo amafaranga ngahe? Ubwo nari maze gukuramo amafaranga, ubwo amafaranga gwite nari mfite n'abamfashe gutunda byose myakuyemo, nari nsiganye amafaranga 33. 33 nari nsigaranye, no kuvuga ngo nabibitse mbitwara neza, ahubwo abantu bari banyegereye ku ruhande rwacu
no kuvuga ngo ikintu nakoze naragiye ahubwo ndongera ndasaba nagura ubuso nakoreragaho, maze kwagura ubuso nakoreragaho ubwo nahinze kuri ari zigera kuri 5 nizo nahinze noneho nzihingana mfite imbaraga nzishobora amafaranga 27,000 nari mfite. Ubwo kuri icyo gihe kubwo buhinzi nari maze kwagura maze guhinga ari 5 narisabye amafaranga menshi ajya ku bihumbi 120 n'abakozi n'abakuyemo. Ubwo buhinzi bwanjye burushaho kwaguka. Haciyeho iminsi nanone mu yindi season natangiye ubundi buso noneho gufata ku bundi buso nanatisha abantu bari batwegeranye aho ngaho kuko bari batamenya ibyo ari byo. Ubwo nuko maze kunyemera imirima mpinga noneho kuri ari 15 ubuso bwanjye buragutse, haba hatangiye kuza imodoka zo kungurira bwite imboga z'amashu. Ari nabwo agronome w'umurenge wari uriho ari 15 nizo wongeyeho nizo nongeyeho mu yindi sezo na wahisugira 65. ubwo agronome wari hari anjyana mu nama yo mu karere yari abere ku karere ya Nayebu. Ubwo rukuvuga ngo mpakore n'undi bumenyi mba ntangiye kugenda naguka mu mutwe nagura ubuhinzi bwanjye. Gusa ikintu mbona cyo ku buhinzi ko icyatumye ndushaho kubuteza imbere nuko nakunze kubukora mbukunze bitewe n'icyo nabusaruragamo, kubera yuko nakoreshaga umwete ufatika kugira ngo ndebe yuko umusaruro nabonye ubu ngubu ubukurikiyeho wakikuba kabiri. Ubuhinzi bwanjye bugenda bwaguka. Ubu tuvugana ubu ngubu mo ndahinga ku buso bungana hegitari 3. Ubu nizo ndi guhingaho kugeza amagingaya. Ubu mfite imyaka 29. Ubu ni ukuvuga ngo buri gihe cyose ndapakiza imboga haza imodoka zivuye mu mujyi Kigali ku masoko mfite. Nuko buri munsi byibura mu cyumweru zizamo 2 zigapakira. Ubwo no kuba ngo nditegura ahandi gusarura ngiye guhindura indi mbuto ngomba guteramo y'imboga. Ubwo ubutunguru bwo burahari na karoti zihari ngiye gutangira kwitegura guhinga. Hanyuma nshobora kwibaza ngo Habumugisha Adrien uhinga kuri hegitari 3 noneho iyo usaruye iyo usaruye byibuze ifaranga ukabakaba kuri ubu ngubu urimo gukabakaba amafaranga angana iki kugira ngo umuntu udukurikiye abashe kumenya ubwema bwawe? Kuri ubu ngubu iyo nasaruye kuri za hegitari 3 mbariye iyo izo modoka zituruka i Kigali zije iyo umujyo umwe wo gusarura umunsi umwe uburimo gufata ifaranga ringana iki? No kuvuga ngo kubera kari imboga z'amashu, no kuvuga ngo umujyi umwe no kuvuga ngo mfata amafaranga 900 abakozi bavuyeho. Ubwo ni 900 mfata nyirizina, abakozi nabahembye mbarayo nsigaranye. Turakomeje n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro nizahabu ya Twese. By'umwihariko turimo kugenda tuganira n'urubyiruko rutwereka ibyo rumaze kugeraho. Ni amarushanwa y'urubyiruko rw'iwacu. Turi mu karere ka Ngoma nkwibutso wowe kigera kuri televiziyo yawe muri kano kanya. Turimo kuganira na Habumugisha Adrien. Ibyo tubwiye nawe ubwawe ubyumvisha kumva ko ari amafaranga menshi cyane. Adrien, 900 ku mujyi umwe wo kusarura izo modoka akaba ari wowe zigenda rwose uvuga uti ifaranga ryanye ndarifite. Umuntu nkawe nk'urubyiruko kuri ubu ngubu reka nurira ahangaha ubundi wumva nko muri ano mashu uzarangiza gusarura noneho ufite nk'amafaranga angahe? Imbere na mbere hano washoye mangahe? Ubwo twavuye muri bya bihe bya kera tuje currently tuje muri kino gihe turimo muri izi hegitari 3 washoye mangahe? None utangiye gusarura umunsi umwe ugasarura 900 none uratubwira amafaranga uteganya gukuramo yose. No kuvuga ngo muri izi hegitari 3 hariho ubuso buhinzweho inyanya, hakabaho n'ubuhinzweho imboga. Ubwo ndateganya ku masoko mfite ubu ngubu ku mboga byibura ngomba kutajya munsi byibura miliyoni 2,700 kuko namaze kubona bitewe n'amasoko mfite ubu ngubu ariho ngomba gucuruza izo mboga 2,700. Ubwo ku nyanya naho ndabara byibura ko agomba kuvamo miliyoni n'igice. Byibura ayo mafaranga yose nkabona abumbi hamwe. Ubwo byose hamwe bikaba miliyoni 4,100 ngomba gusarura muri isizo kuri hegitari 3. Aho ngabo bakuyemo imiti wakoresheje, uba wakuyemo abakozi, uba wakuyemo ibyo byose. Ni ukuvuga ngo icyo ntarakuramo wenda ikirema nakuyemo n'abakozi bazisarura n'imodoka zizitunda zizijyana nibyo mba nakuyemo. Ubwo rero ko ngoma nsubira inyuma nkicara nkareba imiti yakoreshejwe n'abakozi kuko iyo buri kimwe cyose ngiye gukora muri uwo murima ndandika nkazafata raporo yose
hamwe y'ibyo nashoye nkakuramo n'inyungu yabyo. Ubundi nkabona amafaranga nungutse nayo nashoye akajya ku ruhande, nkabona gufata indi season ngiye gukora ikampa umurongo muzima ngomba kugira iki ngomba gukora kugira ngo ndusheho kumenya icyo nashoye n'icyo nungutse kugira ngo ndusheho gukomeza ubuhinzi bwanjye bufite imbaraga. Hanyuma none reka turebe uburyo bwo guca ubushomeri. Urubyiruko rwinshi rushira amaboko mu mufuka rukagenda. Kuri ubu ngubu wowe nuwuhe muhati wawe mu guca ubushomeri mu rubyiruko? Okay, umuhati wanjye mu gahunga icyo mvuga mpita mbara, ese ukoresha abakozi bangana iki, banyakabizi ukoresha abakozi bangana iki kuri ubu ngubu kugira ngo twumve koko ko umushinga wawe w'ubuhinzi hari ikintu urimo kugenda uzamura mu mibereho y'abanyagihugu b'u Rwanda? Okay, umbaje neza cyane kubera yuko umbajije urasa ku ntego y'icyo natekereje nanga se y'icyo nkora, kuko urubyiruko ndarufite rwinshi nkoresha. No kuvuga ngo uruhare runini rw'urubyiruko rw'uyu minsi rushaka ngo uruhamagare ruze kuri teri utangiye gukora bareba, hanyuma kugeza igihe utangiye gusarura bakabona n'icyo ukuyemo kugira ngo rurusheho kugira imbaraga. Kuko ntabwo urubyiruko rw'uyu minsi rugushaka ngo urubwire ku magambo gusa, rubwire urwereka ko rugomba gukora muri kumwe. Kuko benshi ndabafite baba bari guca ubwatsi bwo gusasira, abandi baba bari kumfasha kuhira. Ni ukuvuga ngo mfite imirimo ngenda mbaha itandukanye kugira ngo bereke yuko ubuhinzi bukurikirana umunsi ku munsi kugira ngo umuntu ajye icyo akuramo. Kuko uruhare runini ugiye kumubwira ku magambo ntabwo wumva ibyo ari byo, ahubwo yumva ko abanza gutekereza ku mvune azagira, ntatekereze ku musaruro azabona. Magingo rero ikintu nababwira yuko icyo azatekereza cyose gukora ari ugukora agikunze, akumva ko agomba kugisaruramo ari uko yavunitse. Icyo agomba gusarura agomba kukibona uko yavunitse. Kuko iteka mu gihe bazatekereza yuko gukora bivuna nanga se kwikora akadeka ifumbire biri mu muvune, ntago icyo gihe azahita imagine yuko nubundi ibyo atekereza nanga se inyungu y'ibyo ashaka kubona atazayibona. Icyo nababwira rero ni cyuko iki cyose azatekereza gukora agomba kugikora agikunze, kuko natwe maginga nk'urubyiruko ikintu ngezeho nanga se ikintu nkora nanga se ikintu babona mfite ngifite kubera yuko ibyo byose mbikora mbikunze. Maginga rero ni ukuvuga ngo urubyiruko rwinshi rwarabyumvishije, bamwe turakorana, bamwe bari abakozi ubu nabahinduye mu mirimo imwe mfite bagenda bayihingamo tugabane bamaze kwiteza imbere. Bamaze kwiteza imbere bigaragara yuko babyumvishije, ndetse babandi bagenda bakwega n'abandi kubera yuko babona ibyo bakora, bakagenda babaza uburyo batangiye n'uburyo ki babonamo iyo mirimo yo kugira ngo nabo babashe kuba bahinga hanyuma bakiteza imbere dufatanyije. Hanyuma umubare ukoresha abakozi bangahe? Nicyo kintu nabajije hanini. No kuvuga ngo umubare w'urubyiruko nkoresha ubu nkoresha urubyiruko umubare w'urubyiruko 13 ahoraho. Bahoraho. Ubu turi kumwe. Barakora ubona ko akazi bamaze kukamenyera. Ni ukuvuga ngo ikingaragaza ko umuntu amaze kumenya akazi, mpita mwereka umuntu nkavuga nti genda hari ibishoro n'ibyanjye ukore, hanyuma umusaruro uzavamo tuzawugabana. Bikamufasha ukabona arushaho kugira icyo yongeraho kugira ngo arusheho kwiteza imbere. Kugeza ubu ngubu umaze gukatira imitabo, ndakeka babyita imitabo, goronome maze kumfasha nsobanurire, umaze guha imitabo urubyiruko rugera kuri bangahe? Urubyiruko maze gusobanukirwa maze guha imitabo, ni ukuvuga ngo ni urubyiruko ni abantu 5 bamaze kubyemera neza, bamaze kwinjiramo neza, kubujya umubwira ahantu hari ifumbire akayikora ubona nta soni bimuteye, nta iki ukabona mbega arakora abishishikariye. Kubera iki? Ko yamaze kubona umurongo w'amafaranga n'ahava n'uburyo ki bayashaka. Ni ukuvuga ngo no guhinga ubona babikora babishaka koko kona ko babikunze. Ku kijyanye no kubahiriza agenda, kujyanye no kubahiriza agenda harimo abakobwa 4. Harimo abakobwa 4 bamfasha mu kubagara, gusasira barabizi cyane, no guhinga barabizi, no kuhira usanga bari kumwe n'abahungu nta kibazo bafite, ukona ko babikora babikunze. Nubwo bamwe na bamwe babona bakabaseka, ugasangamo baraseka, ariko iyo ejo bihindutse bakabona yambaye neza nanga se yabonye amafaranga nawe yashyize ku meza, yaguze telefone itandukanye nanga se tagisaba ababyeyi, batabona ko hari imitandukanyirizo y'umuntu ukora n'udashaka gukora. Niyo mpamvu rero maginga ngaya twahagurukiye gufasha urubyiruko turwiyegereza, cyane cyane nk'akarere kacu karabidusaba cyane ko dufata urubyiruko uruhare runini tukarwegeza mu makoperative, tukarushaho kubafasha kugira ngo bave mu bushomeri barimo. Kenshi abari kurangiza kwiga ntago barumva ibyo ari byo, ariko ubona ko bagenda barushaho kugenda iki begera abahinzi hafi aho ngaho, kuko yabonye uzamukanye imboga nanga se intebo y'inyanya, benshi nabigishe nuko bagomba kuzicuruza.
ukafata urubyiruko ukamushora ukamuha nk'umufuko w'imboga akagira agacuruza, undi yakaza n'icyo ashoboye ukamuha intuze intebo y'nyakobwa atidandaza, hanyuma yamara gucuruza inyungu abonye niyo yiwe, ayo yagomba ayo zacuruzwaga ni umushahara wanjye bwite nyirizina. Ubwo no kuvuga ngo yabonye ari kunguka arakomeza, yabonye nta kintu gukuramo acika intege bitewe n'iki, bitewe n'ukuntu yacuruje, bitewe n'aho akorera. Nuko turi kuyadufasha urubyiruko rwacu kugira ngo rubashe kwikura mu gashomeri, twebwe dufite aho dukorera nyirizina. Abashoboye turabazana, abatabishoboye tugira tubigisha muri ubwo buryo. Kwabwa ativa mu mikino urimo, hari mfite imboga ushaka kuzicuruza ugakuramo makeya, sindi bukwaza amafaranga direct, ariko uzicuruje wabona amafaranga. Ni wabona amafaranga uri kunguka, urakomeza uze kugeza igihe ubonere ikiranguzo cyawe, sinongeye kuguha imboga ngo ucuruze ngo uze kunzana ikiranguzo. Nuko ko tukujya nizo nza tukubicishamo kujya dufata urubyiruko, dufashe urubyiruko rubashe kubyumva neza ko rugomba gukora kugira ngo rugire icyo rubona. Reka nshuti mwe mwese mudukurikiye dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro ni Zahabu ya Twese, nge ndimana Rwanda Jean Paul. Mbibutsa ko muri aya marushanwa y'urubyiruko rw'iwacu, aho urubyiruko ruri mu buhinzi rukora ubuhinzi bugiye butandukanye yewe n'ubworozi. Kuri uno munsi turi mu karere ka Ngoma, aho turi mu murenge wa Karembo. Turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, aho turi kumwe n'umuterankunga mukuru nka BTN TV ari nawe wateguye iki gikorwa, ariko nawe akaba afite abandi bafatanyabikorwa. Turi kumwe na snacks za Didos. Murabizi ko abana mwese nimba hari snacks nziza ushobora kurya ukamererwa neza ni snacks za Didos. Rero reka nkubwire ngo yoboka Didos kubera ko niyo snacks ushobora kugwa itama nk'iri rya Yusufu, cyangwa se ukagira itama nk'iri ryanjye. Nanjye ritangiye kuza kubera ko ntangiye kuyoboka Didos. Reka rero nkubwire ngo iyo ubona umuntu afite agahu keza nuko aba yakoresheje Didos. Rero reka nkubwire nanone ko tuba turi kumwe na World Relief ari mu baterankunga bacu, kandi reka tumushimira cyane kuba yaremeye kuba yafata cyangwa se yatera ingabo mu bitugu urubyiruko ruri mu buhinzi by'umwihariko. Kandi nkubwira ko turi kumwe na RIAF ni ihuriro ry'urubyiruko rikora ubuhinzi by'umwihariko, bisobanuye ko ni Youth in Agriculture. Reka rero nkubwire ngo tujye gukomeza n'ikiganiro cyacu noneho atubwira ku musaruro nyirizina, ariko turimo tugenda tugana no ku misozo. Noneho ndashaka kugira ngo tubwire urabanza utubwire intumbero zawe, none uze no kutubwira umusaruro ukura muri ibi ngibi muri rusange, mu buryo bw'amato cyangwa se amafaranga yo wayatubwiye. Ariko ndagira ngo ubanze utubwire ese wumva uteganya kugera he? Ni ukuvuga ngo intego yanjye icyo nshaka kugeraho ni ukuvuga ngo numva nagagombye gukora nkoresheje imbaraga zanjye zose, nkagaragaza n'abandi ibyo nkora ko bigaragara, hanyuma ubundi nkaranira kuba umugabo ufatika byibura hanyuma y'imyaka igera kuri 5 nkaba nubatse urugo rwanjye, mfite byinshi abantu benshi baza kunyigiraho. Kuko no kuvuga ngo igihe nahereye nkora buno buhinzi kitari kinini kandi nakita kinini, mbona ibyo maze kugeraho birampa ishusho yuko ejo hazaba hameze. Nkahamya yuko ninakomeza gukomereza umurongo ndiho ngomba kubona byinshi, harimo kugura moto yo kugendaho, byanaba ngombwa n'imodoka nkazayigura bitewe n'intumbero mfite, nanga se nibyo nkora n'agaciro mbiha n'umurimo mp'agaciro nkora, kuko nkukora nkukunze cyane, ari nabyo uruhare nkunda gushishikariza urubyiruko. Ni ukuvuga ngo by'umwihariko numva muri jewe ngomba gukora kuburyo buri umwe ari wese turi gukora amagingaya agomba kubona ibyo nkora nawe bikamugira akamaro, tukazamukana mu murongo w'iterambere. Umurongo w'iterambere nicyo muri guhana kininiri, kuburyo kimwe cyose ngezeho n'undi mugenzi wanjye nifuza ko yakigeraho. Kuko urubyiruko rwinshi ndarukwegera mu mirima kwanjye mbazana kugira ngo dufatanye gukorana. Nari nasabye n'umurenge ko bakaza bakamfasha kubaha imirima imwe n'imwe idakoreshwa ya leta. Benshi barabyemera maze kubandika baduhaye na nimero z'amaranga muntu. Ubwo niteguye kugira iki ko umurenge ushaka kuzaza ukatwereka ubutaka urwo rubyiruko twakoresha. Ni ukuvuga ngo intumbero yanjye rero ni ukuvuga ngo yamaze kuba niniri, ni ukuvuga ngo namaze kugira urubyiruko nshya muri koperative dufatiye ku mirima ihari, harimo na bamwe bahingaga imirima y'ababyeyi babo. Uruhare runiniri ubwo urwo rubyiruko narwo rumaze kwiteza imbere mutazamukana. Ni ukuvuga ngo byinshi ndi gukora ubu muri uyu mwaka ndateganya gutangira kubaka. Ubwo mundi uzakurikiraho Imana yafasha ngashinga urugo ariko mfatika maze kugira benshi ngezaho kuri byinshi,
kubyo bagomba buri wese aho wicaye agomba kuvuga ati uriya muntu ntacyo twamunganya yaradufashije muri byose. Hanyuma ubwo by'umwihariko mfite umuhigo wo ubwo butaka naguze bungana hegitari 6. Ubu ngiye gutangira kugura amahene yo kubakamo n'ibiraro kugira ngo nzibore mu ubwo butaka kuko n'ubutaka buri hamwe. Nagiye mbugura bitandukanye ariko buri ahantu hamweya. Amahirwe nagize abari bahafite bagiye bahampa bitandukanye ariko barankundira barahampa kuko nta muntu urimo hagati yanjye. Urumva yuko mu myaka ikurikiraho ninamara korora ihene mbona ubworozi bw'ihene bugenda neza, ndateganya no kuzana ubworozi bw'inkoko, nkateganya no kuzana ubworozi bw'inka, naho zaba nke ariko zikaba zihari zikajya zifata ku bwatsi nzaba nateye hafi aho ngaho kuri ubwo buso bw'ubwo butaka. Hanyuma ikibazo ngira ni gute wumva ikiganiro ni zahabu ya twese, ni gute wumva ubuhinzi bwawe bwaba zahabu yawe? Ubuhinzi bwanjye bwaba zahabu yanjye kubera icyo mbusaruramo gifatika kimpesha agaciro. Kuko mbona benshi baza gukora ingendo shuri kuri tere ahantu mba ndi bakamamagara ngo tuje kureba ku mirimo kwayo kuri tere. Bingaragariza ko kuba abantu benshi bagiye amatsiko yo kuza kureba aho nkorera ubwo buhinzi bimpa agaciro k'ibyo nkora, bigatuma ndushaho kongera kugira imbaraga zo gukomeza kwagura ubuso bwo gukoreraho. Na n'ubu ngubu ntago ndi kugarukira kuri hegitari 3, na n'ubu ngubu harandi gufata ubundi buso ibiranga nkanatisha ku ruhande kugira ngo amasoko yanjye nkomeze nyahaze bihagije. Nirihe koranabuhanga urimo gukoresha mu buhinzi bwawe, ese ubona ryongera gute umusaruro wawe? Ikoranabuhanga ubu ndi gukoresha, hari moteri naguze ubu maginga yari kumfasha, ndateganya no kuzagura imashini zihinga zikamfasha kugira ngo ugawe ko imashini zihinga zihenda ariko ufite ifaranga. Imashini zirahenda yego, ariko kuba mfite intego yayo kandi nkaba ndi gukora mpamya yuko igihe kigomba kugera nayo nkayigeraho nkayigura nkuko nabashe kugura moteri imfasha kuhira. Rwose mfite intumbero yo kuvuga ngo byibura mu gihe kigiye kuza mu bakozi nakoreshaga bazabe bari gukora indi mirimo ariko mfite imashini imfasha guhinga. Kujya impamvu mpamya ko bishoboka, hari ibigo by'imari dushobora gukorana bikamfasha kuba najya kuri ya mashine byiyongereye ku bushobozi mfite. Wenda nkajya nkora nisho ariko ya mashini yaje kumfasha nyirizina. Kuko ndahamya yuko uko nagatangiye aho ikima uko ibyo byose ngomba kubigeraho mpera aho natangiriye nkora ubuhinzi n'ibyo ngezeho magingaye bikampa icyizere cy'uko ya mashini hinga nzayigeraho. Turi mu marushanwa y'urubyiruko rw'iwacu. Urubyiruko rw'iwacu rugomba kugira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi by'umwihariko. Uramutse ugize amahirwe yo guhagararira akarere kawe, ni hehe wumva ushaka kuva mu gukura akarere kawe mu buhinzi ari binyuze muri we muri rusange? Akarere kanjye aho numva nagakura mu buhinzi, aho ngaho tuba tuvuga mu ikoranabuhanga, iterambere. Uko mbiteganya ko mu myaka iza kuza maze kubaka urugo, ubuhinzi bwanjye nabwagwa kuko natangiye guhinga n'imbuto zitandukanye, ibinyomoro, amatunda. Ubwo nateganya ko mu bihe bigomba kuza ngomba kwagura kuko nabasha kugaragaza akarere k'ibyo ngomba gukora, mbasha kwegeranya abantu mbashya muri koperative. Bamaze kubyemera ubu bamwe bari muri koperative neza, bigaragara yuko tumaze kugira. Aha nahawe bwite? Aha nahanjye bwite, aha ni kwanjye bwite, ahantu twatembere hose ni kwanjye bwite. Ni ukuvuga ngo kuba abantu twagiye muri koperative harimo n'urubyiruko bose bamaze kwinjiramo, bamaze kubimenya neza, ndabona bashishikariye guhinga ikintu bita imbuto, amatunda na za watermelon n'ibinyomoro. Ndateganya ko mu bihe bigiye kuza twifatanyije n'akarere kadufasha kubona ikibanza tukubaka uruganda rutunganya za mbuto zacu, tukadukora amaji nk'abandi. Ni iki noneho usaba urubyiruko kuri ubu ngubu? Ikintu nsaba urubyiruko cyane gikomeye ni ukwiyumvisha umuntu wose bagiye gukora uwo ari we, bakabanza akawutekereza akawukora awukunze adaciye intege n'ibyo abwirwa na bagenzi be. Kuko uruhare rw'urubyiruko iyo agiye gutangira igikorwa akajya mugenzi we uhaza ashobora kumuca intege, yamuca intege agacika intege agatuma bireka. Ahubwo aho kugira ngo yumve uwumuca intege, yakumvishije yuko ibyo agiye gukora ari byo bifite agaciro, atumvishe mugenzi we. Kuko uruhare runini rubyiruko birasaba ko byibura atongera kwiyumvisha ko nimba ari ukorora
nimba uko ntagagombye gutekereza ko urubingo rushobora kugira iki kumutema ku maboko nanga se ngumvishe katakikora ubwatsi. Ubu inama narugira nuko bagomba kumva yuko umurimo wose ukoze ukunze ukawukora ushishikaye ukawukora ufite intego byanga byakunda ufite icyo kugezaho. Ufite icyo kugezaho niyo mpamvu narushishikariza gukora ruvuye inyuma buri kimwe cyari cyose naho yaba rukora nanga se guhinga nanga se kudoda inkweto nanga se kuroba iyo mirimo yose igiye bugufi iramuzamura ikamugeza ku cyo ashaka ko yakora yabikoza buri kimwe cyose umuntu akoze agikunze kugezaho naho yagikora kigahomba uwo munsi areba aho yahombeye yagombye gusuka amaso mu mafabati uyu mushinga nawukoze nanga se umugana nawukoze wampombeje ariko ntabwo uhita wureka dirigiti ahubwo yakomeje gusubiza amaso inyuma akareba icyatumye ahomba akongera agatangira bundi bushyashya kugira ngo noneho awuzamure kuko yabonye icyamuhombeje kuko icyamuhombeje kivaho aho bakaza kijyanye n'inyungu kuko twese ibi tugezeho hari ibyo duhinga bikanga wazana imbuto ukayitera igapfa ariko ntabwo ukimeje ko iyo mbuto yapfuye ahubwo ureba icyayishe nanga se ukiyambaza abadufasha mu buhinzi mu buzima bwa buri munsi kuko nta kintu dufitiye abagonome ku mirenge uramuhamagara kugira nanga se ugashaka umuhinzi mugenzi wawe ubisobanukiwe akabikubwira nanga se wabona inka yawe yararwaye ugahamagara veterineri ntucikwe intege nuko yarwaye ngo uhite uyigurisha nanga se ngo niyapfa ngo urekeraho korora. Bisaba ngo rero ibintu byose ubikore ushyizeho umwete unabikunze ntiwite ku gihombo ahubwo wite ku cyagutaye mu gihombo. Kubwira ngo wowe icyo ukora nuko ugomba gukurikirana BTN TV by'umwihariko ikiganiro zahabu ya twese. Nkwibutsa ko rwose mu kuva nkuko mwabibonye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 9 mwagiye mugenda mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye rero biranakomeje mpaka aho mugiye kuzaya mugenda mubona umunsi ku munsi abahinzi b'urubyiruko bagiye batandukanye cyangwa se abahinzi n'aborozi b'urubyiruko bagiye batandukanye. Reka rero mbararikire gukurikirana ikiganiro cyejo nabwo muzarebe urundi rubyiruko. Bye ciao ciao.